ubwo nicyo kintu rero mbona ndi fan ariko nanjye wenda gatoya ku ruhande gatoya nkabyibonaho rwose ayigenye nko ibintu nkavuga se uyu nguyu ni God Nshimiyimana kubikora ntabwo n'umwana muto uri kubikora ubwo ayigenye nko ibintu nkana rwose Kungi ntabwo ariko making sense nubwo njye nayo parents havuzwe hati indirimbo ni nko kubwiza inshuro ebyiri birusha isengesho mbese iyo uririmbye uba urimo gusenga ubwikube bw'isengesho nk'inshuro ebyiri yego cya mbere ni ugutanga save ni ukuri mu mpere snaps nyinshi cyane What's up ladies and gentlemen, welcome to Jeffga TV. Nanashimira wamaze ukanda kuri subscribe, like na share na utari wahakanda. Ndagushishikariza kwakanda kugira ngo ubashe gukurikirana ibyo tukugezaho umunsi ku munsi. Nibwo bwa mbere nakora ikiganiro cya interview n'undi muntu ariko muraza kubyumva biraba bishimishije cyane. Muri kano kanya ku mutumirwa wacu reka tumanze dutangire tumusaba kugira ngo abashe kutwibwira anibwire n'abakunzi ba Jeffga TV. Nakore cyane. Yego. Jeff nakore cyane kunyakira kuri YouTube channel yawe. Yego. Kubakurikiranye iyi video nitwa Nshimiyimana. Niyo mazina rwose kuri njyewe abakunda kumamagango cyangwa se Nshimiyimana Gadi Yesu ndayemera kuko n'izina rimwe nuko rivuga mu buryo butandukanye. Ngaho ntandukanyiriza Nshimiyimana Gadi na Gadi Nshimiyimana mu buryo busobanutse. Yego. Ugiye kubisobanura ntaho bitandukaniye. Yego. Ariko nshatse ngo mbisobanure. Yego. Natandukanyiriza ku magambo atangiye ndetse n'amagambo asoza. Ahandi hatangirwa ngo Gadi Nshimiyimana. Ahandi hagatangirwa Nshimiyimana Gadi. That's the difference. Hagatangirwa Gadi rero ahandi hagatangirwa Gadi Nshimiyimana. Arakoze cyane. Hari amagambo twigaga kera mu Cyongereza bakatubwira ngo this word have same meaning but different construction. Avugitse kimwe ariko afite imyubakire igize itandukanye. Ngaho Gadi turakwakiriye kuri Jeffga TV kabisa urisanga. Arakoze cyane. Nawe waba uri umukunzi we afite YouTube channel yitwa Nshimiyimana. You have to click on subscribe kujya ukurikirana byinshi agenda ashiraho muri rusange. Rero ni naho ndaza guhita mboneraho no kumubaza niye content ashira kuri Nshimiyimana as his channel of you. Yes. Thank you so much, man. Bakoze cyane kaza kizumbashishije. Yego. Kuri YouTube channel Mfite rero abenshi ushaka mwarayibonye cyangwa se mutarayibona. Yego. Ariko kuri yitwa Nshimiyimana. Yego. Muri make n'amazina yanjye izina rya mbere ndetse n'irya kabiri. Yego. Nahisemo kwita Nshimiyimana ndetse nuko ntabwo nigeze ntinda ni gushaka ubusobanuro bwaryo. Yego. Ariko niyo mazina yaranyoroheye gutanya mbona amaho kanya. Yego. Kuko nawe nyereka ikintu cyo gutanakoresha kanya. Yaso rero YouTube channel yitwa Nshimiyimana. Kwa tukubashije ku kintu kijyanye na content cyangwa muri rusange ibigizwe n'iyo channel cyangwa videos zitandukanye ngenda ushiraho ziba zishatse kwigisha iki cyangwa niyihe content ibiri included muri iyo channel. Okay, thank you so much for taking this kiza rwose. Kuri channel yanjye rero harimo content zigera muri 3 rwose. Yego. Icyambere hariho ibibwiriza. Yego. Ibibwiriza biriho rwose bifasha abantu imitima, abantu bakihana, bakumva bakwegera imana byisumbuye kuko uko bameze. Icyaka kiriho n'indirimbo. Indirimbo z'amakorari, indirimbo z'umuntu ku giti cye ndetse n'indirimbo zo mu bitabo. Ntabwo ari ibibwiriza gusa. Tuzi yuko indirimbo zirimo ibintu bigize zifite uruhare runini cyane kuruta ibindi byose ku ruhande mu gufasha cyane cyane ko umuntu yakwegera n'Imana kurutaho cyane. Niba ari ikintu bigeze kuvuga hariho abantu bavuze hariho ahantu havuzwe hati indirimbo ni nko kubwiza inshuro ebyiri birusha isengesho mbese iyo uririmbye uba urimo gusenga ubwikube bw'isengesho nk'inshuro ebyiri. Rero izo ndirimbo zihari zirafasha cyane. Ikindi hari utuntu tumeze nk'udufani videos rwose dusekeje ntabwo mvuze na ngo muzagene mutuwatchinge gusa nyine ntabwo abaya bazatureba baturiho rwose ahantu akunda kunywa bati mugadu uri fani nayo kwirangasanga rwose gadi ntari fani
so rero utwo natwo turahari tw'imbaraga nk'aho twa gatatu ariko ibyo mpamvu nabishyizeho wenda nkurikije ku kibazo warumbajije mbese hari nihe mpamvu ndetse nihe ntumbero nabikoreye ni uko tuzi yuko abantu benshi ko bagiye batandukana bagenda kubona ibintu bigiye bitandukanye niyo mpamvu nagiye nshyira byose bigiye bigira ute bitandukanye indirimbo ushobora kubona indirimbo ugataba yinyabya kuri gadi Nshimiyimana ugatubera indirimbo rwose bakunda kumva ijambo ry'Imana nta n'ahandi ugiye gato kuri gadi Nshimiyimana ugahita ukomerezaho rwose washaka no guseka nabwo rwose kuri gadi Nshimiyimana nta nubwo wenda nshobora kuba nsekeje nangwa se navuga ibisekeje ariko rwose uzajye nawe wirebe ntabwo nkubwiye ngo na n'ibyo nkoraho uzagenda bireba gusa uko nagiye mbyumva hari ikintu uri kugenda uhunga cyane isa nk'ungaragariza nk'ishusho sibyo y'impano abantu bajya bakubonamo benshi batandukanye ikintu bakunda guhurizaho cyane abantu benshi bakunda guhuza bati yego indi fani kuba fani bashatse kuvuga ntabwo ni ukuvuga amagambo asekeje se ni uburyo yitwara se ntabwo nsobanukirwa n'icyo kintu rero nkubona ndi fani ariko nanjye wenda gatoya ku ruhande gatoya nkabyibonaho rwose hagenya nk'ibintu nkavuga se uyu nguyu ni gadi Nshimiyimana kubikora ntabwo n'umwana muto uri kubikora kuko nk'ibintu nkana rwose njye ntabwo uri kumakinga sense nubwo njye nabipenze kubikora yaso rero aho kantu rwose ntabwo ari ikintu kibi rwose kuri njyewe kuko nshimira n'Imana yabimpaye kugira ngo ikontorete zatuma wenda hari uwo nzakomeretsa wenda muri video na nzakora yaso rero muri makiya icyo kintu abantu bakunda guhuriza live save give cyangwa give save live ni ibintu biri aho n'amagambo atatu wayumvishe live save give ntabwo give save live ntabwo ari live ariko nibyo umuntu ufite live niwe living ufite living nyine umuntu ufite ubuzima niwe ubaho sibyo baho tanga wizigame cyangwa izigame utange iki sibyo muri ibyo bintu bitatu ubona ari ikihe kintu ni gute byakurikirana kugira ukore igenamigambi when you have money urugero iyo ufite nk'amafaranga wenda ni gute ibyo bintu bitatu bishobora gukurikirana wabanza kubaho ukizigama ugatanga cyangwa wakwizigama ugatanga ukabaho cyangwa bikurikiranye ku giti cyawe icyo naheraho nahera kuri give nahera kuri give mu gihe ubonye amafaranga hari ibintu bitatu igihe ubonye amafaranga muri ibyo bintu bitatu ari give gutanga kwizigama no kubaho cyangwa kubaho gutanga no kwizigama we atubwiye ko igihe againinze some money icyambere yakora no gutanga give yego nahera kuri give yego cyambere no gutanga save no kuri mu mpere snaps nyinshi cyane arakoze cyane totally uragikoze neza rwose kubera ko ni ikibazo gikunda kugora abantu benshi abantu basenga nuko twagakwiye gutekereza mu gihe ubonye amafaranga tanga wizigame ubone kubaho ariko abantu benshi bisi babaho bakizigama byabasaguka bakagira ute bagatanga ariko the normal person umuntu nyine ukunda Imana ufite n'umuntu muri we aratanga yarangiza gutanga kizigama na nyuma yo kwizigama akagira ute akabona kubaho ikosa rya mbere utazigera ukora ntuzizigama ibyo wasaguje ahubwo uzizigame mbere maze ubone kugira ute kubaho ndatekereza turasoje niba hari ikintu wabwira abakunzi ba Gari Nshimiyimana ndetse na TV wababwira turi kugana ku musozo cyane inshuti yanjye yego icyo nabwira ni ikintu kimwe gusa ni ukugira ngo ibyo mukora byose mube mubikunda kuko nukora ikintu udakunda rwose ngize ukuri kuzaperinga kandi uperinga bitewe n'ikintu kimwe gusa ni uko udakunda ibyo ukora nyine simvuze ngo niba uri igisambo ukomeze kubikunda ariko nyine ni byiza cyane yuko ikintu n'ujya gikora uzagisuzume asigaye ubona ko kiri mu nzira nyacyo uzagikore n'umutima wawe wose n'imbaga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose byose ubijyanemo wo kujyanamo akaguru kamwe gusa akandi gasigaye inyuma ni ugushuha
ntunakonje ubwo mwaniraje imuruke noneho ayo umuntu ambwiye ngo nzegeza nanimpyisi na lying to you uzagenda majandi hepfo no haruguru uzabara iyo werekera rero vitamins bimwe gusa igufasha gutera imbere. Izi YouTube channel zombi rero zirari ngo supporting and everything. Thank you so much for watching. We are so happy to have you. Arakoze cyane God Nshimiyimana, nanashimira wowe wamaze ukanda kuri subscribe, nawe utari wakanda wibuke kuwakanda ndetse no kusharinga ku bantu benshi batandukanye. Wibuke no gusura God Nshimiyimana YouTube channel y'uyu musore uyu mutumirwa twatumiye kuri Jeff TV. Nanabashimira, ciao bye. Thank you. So nongeye kubasuhuza cyane bantu mudukurikiye kuri Jeff TV. Turabishimira cyane umunsi ku wundi kandi turabasaba rwose gukanda subscribe ndetse na share ndetse na comment umaze kureba ibiganiro byacu. Ni ibiganiro byiza.